Ndabasuje ikaze kuri Rwanda Update News. Ngira ngo tuba tugarutse n'amakuru bari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano ku isi muri Afurika ndetse n'ahandi hantu hose bagiye hatandukanye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugaruka hano mu Rwanda iwacu. Ngira ngo ni inama yari yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange, ndetse n'icyateza abanyarwanda bose imbere. Mu by'ukuri muri iyi nama y'umushyikirano yabaye havuyemo byinshi ndetse hafatiyemo ibyemezo bikakaye ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange, ndetse n'icyateza nyine abanyarwanda imbere. Mu by'ukuri muri iyi nama ndaza kubabwira ko havugiyemo ko amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 20,000 akagenda ku mafaranga nyine bari buze kuganira cyangwa se akanama nyine kari buze gushiraho, ariko mu by'ukuri ndaza kubabwira ayo mafaranga bagiye kuba bashiraho byibuze kugira ngo bijye bifasha abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'2020 kuba bakishyura mituweli bitabagoye. Mu by'ukuri ni nyuma y'uko abaturage bagiye bagaragaza imbogamizi ikomeye cyane ko amafaranga ya mituweli ariko kumeza kugenda nyine azamuka hano mu Rwanda, ukabona ko biri kugenda bibangamira abaturage bisanze mu cyiciro cy'2020 cyangwa se n'abandi bantu bose bigiye bisanga mu byiciro, ariko ukabona ko badafite ubushobozi bwo kuba bakishyura mituweli hano mu Rwanda. Ibyo byose rero mu by'ukuri nibyo bagiye barebaho, ukabona ko n'abaturage nyine bafite ibibazo bikomeye cyane. Rero mu by'ukuri iyi nama ikabije gukemura cyangwa se ikabije gufasha ibibazo nyine abaturage bagenda bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi, cyangwa se aho bagiye kuba bakishyura mituweli mu 2020, ariko mu by'ukuri nuko ayo mafaranga agiye kuba yakurwa. Mu by'ukuri ndaza kubabwira ko NSA imaje itangaza akakanyirira abanyeshuri cyangwa se ababyeyi, abadirecteri b'ibigo ndetse n'abarimu muri rusange. Mu by'ukuri rero ndaza kubabwira ko muri gahunda ya NSA imaje gushira hanze amatariki y'ibizamini bya leta ku banyeshuri bazakora muri P6 muri senior C ndetse na senior 6. Akakanyiro NSA ikaba imaje gushira hanze amatangazo y'uko amatariki y'ibizamini bya leta ku bazakora agiye hanze. Ndayo byose ndaza kubabwira kugira ngo bashe kumenya isa ayo matariki na ya NSA imaje gushiraho, cyangwa se abanyeshuri bazatekora ibizamini bya leta kuzihe tariki. Ibyo byose mu by'ukuri nibyo muri buze kuba mwamenyera ahangaho. Ndagira ngo mu by'ukuri tuganire kuri izo ngingo ebyiri zacu, ariko mbere ko tugenda gusesengura izi ngingo zacu, niba uri kubona rugamba rugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update News, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta iba yagiye itanga nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko video niba wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Tugende ku ngingo yacu ya mbere, twavuze tuze kuganira yuko amafaranga mituweli hano mu Rwanda agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 20,000 akagenda ku 15,000 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'2020 kuba bakishyura mituweli bitabagoye hano mu Rwanda. Ubundi aya mafaranga 20,000 ya mituweli yashizwe mu by'ukuri yashizweho kugira ngo abaturage bajye batanga amafaranga ya mituweli 20,000 kugira ngo bajye bivurizaho n'indwara nyinshi cyane ziba zigiye zitandukanye. Ngira ngo izo ndwara murazizi bagiye bazibaganiriza kenshi cyane, ndetse banazibabwira ni indwara nyine abantu bari basanzwe bivuza prive cyangwa se bativuje kuri mituweli, ariko mu by'ukuri nuko ayo mafaranga ya mituweli 20,000 azajya atangwa nyine ku muturage wese hano mu Rwanda kugira ngo ajye abasha no kuba yavurirwaho n'izo ndwara nyine zitavurirwa kuri mituweli, kugira ngo nawe ajye abasha nyine kubona izo serivisi. Ariko mu by'ukuri nuko ayo mafaranga nubwo bashizeho cyangwa se n'izo ndwara zizajya zivurizwa kuri mituweli, ariko ntabwo abaturage babyishimiye neza, cyane ko hari abaturage bagenda bavuga ko n'ubundi ubusanga rimwe na rimwe batararwara n'izo ndwara, cyangwa se ugasanga nta nubwo izo ndwara bakunda no kuzirwara, ariko ukabona ko bashizeho aya mafaranga ya mituweli 20,000 cyangwa se 8,000 5,000 cyangwa se bitewe n'icyiciro wowe urimo, ariko ukabona ko amafaranga nyine bigenda bikugora kuba wayabona yo kuba watanga amafaranga ya mituweli. Mu by'ukuri iyi nama ikaba yamaje kwigaho cyangwa se bamaje gufata umwanzuro no kuba baganiraho ku mibereho myiza y'abaturage, aho amafaranga ya mituweli agiye kuva ku mafaranga 20,000 akagenda ku 15,000 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'2020 cyangwa se n'abandi bantu bose bisanze mu byiciro nyine babigiye bitandukanye. Ariko mu by'ukuri bo nuko batarabaganira bamenye niba nabo aya mafaranga bazayabagabanya, kuko urasanga mu cyiciro cya kabiri cyangwa se cya gatatu ntago wamenya niba aya mafaranga yabo bazayabagabanya. Ariko mu by'ukuri ibyo bamaje kuganirwaho cyangwa se ibyo bamaje kuba byavugwaho cyane muri iyi nama nuko amafaranga 20,000 abantu bari mu cyiciro cy'2020 boho amafaranga agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga ibyo 20,000 akagenda ku 15,000 kugira ngo mu by'ukuri nabo bajye babasha kubona ukuntu bishyura mituweli bitabagoye. Mu by'ukuri rero n'abaturage ubona ko batishimiye bino byiciro bagiye bisangamo, cyane urajya gusanga aho usanga umuturage ari umuhinzi akora mu gishanga cyangwa se akora n'akazi nyine ko kamasuku mu muhanda, ariko ugasanga umuturage bamushizeho 20,000 bya mituweli. Ese ukibaza uwo muturage kakora amasuku mu muhanda cyangwa se anakora n'ibindi bintu bitamwiriza amafaranga menshi cyane, ayo mafaranga 20,000 azayakura? Kandi mu by'ukuri kino cyiciro cy'2020 baravuze ko kizakigendamo abantu bafite uko babayo cyangwa se abakire hano mu gihugu, cyangwa se abantu bafite nyine bakora mu kazi ka leta, aribo bazajya bishyura amafaranga 20,000. Ariko ugasanga no n'abaturage b'abahinzi n'abaturage b'abasekirite cyangwa se n'abandi bantu bose bakora nyine akazi katamwiriza amafaranga menshi, ariko ugasanga nabo bagiye bisanga mu cyiciro cy'2020. Ese ukibaza ibi bintu byagiye biterwa n'iki? Ese ukibaza ni mashini yabikoze kandi
tuzi ko abaturage cyangwa se abantu rero bakoresha zino mashini bagenda bashira abantu mu byiciro nyine ukabona abaturage bari kugenda bibagora cyane cyane, ukibaza nyine uwo muturage yanazakura ayo mafaranga 20,000 mu gihe yarasanzwe yishura mu mituweli y'ibihumbi 3 ariko ugasanga nawe amafaranga kuyabona yayabuze, nta hantu nyine ari kuyakura, ariko ugasanga noneho bazanye 20,000 na wa muturage waburaga 3,000 ugasanga bamusize 20,000. Ukibaza ese koko ayo mafaranga abaturage mu by'ukuri ko ari kugenda batakama bibaza nyine ayo mafaranga ahantu azava, nyine leta ikaba igiye kuba byibuze yakora icyo gikorwa kugira ngo ibashe kuba yagabanya ayo mafaranga byibuze abo bantu bisanze mu cyiciro cya 20, nubwo nyine bari kugenda barekarama kugira ngo barebe niba bajyana mu cyiciro nyine cyo hasi cyangwa se igiciro nyine babasha babona ayo mafaranga ko bakishyura mituweli byibuze mu gihe nyine biri gukorwa. Hariho amafaranga bagiye kuba bagabanya byibuze 15,000 ariho bazajya barekaramira kugira ngo bibafashe byibuze kuba bakisanga mu byiciro byabo bifuza kandi bafitiye ubushobozi bwo kuba bakishyura amafaranga ya mituweli mu Rwanda bitabagoye. Mu by'ukuri ndagira ngo muri iyo nama ya mituweli cyangwa se byaganiriwe cyane kuri mituweli, navuga ko ari ibyo ngibyo byaganiriweho kuko amafaranga mituweli nyine agiye kuba yagabanuka kuri bano bantu, ariko abandi bari mu byiciro bigiye bitandukanye bo ntabwo barabiganiraho kugira tumenye niba koko niba nabo bazagabasha kuba bagabanyirizwa amafaranga, niba bazakurirwaho 1,000 cyangwa se bazakurirwaho 2, ntabwo barabasha kuba byaganirwaho. Ahubwo ibyaganiriweho cyane ni kuri mituweli y'ibihumbi 20 cyangwa se abantu bisanze mu cyiciro cya 20 nibo babashije kuba baganirwaho kugira ngo babashe kuba babagabanyiriza amafaranga bakuraho 5,000 byibuze bazabashe kuba bakishyura 15,000. Ariko nanone bivuze ko abaturage bifuza kuba mu byiciro biri hasi bavuye kuri kino cyiciro cya 20 cyangwa se 15 kigiye gushirwaho hano mu Rwanda, nuko bemerewe kuba barekana amanyine kugira ngo babashe kuba bashira mu byiciro biri hasi. Cyane navuga ko bino bintu bino no kugenda bikorwa mu mirenge y'iwanyu cyangwa se mu midugudu no mu tugari tw'iwanyu, bino bintu biri gukorwa cyane kuba wagabanya cyangwa se warekana icyiciro bakaba bakujyana mu cyiciro cyo hasi. Ni ibintu biri gukorwa, abaturage mugende mubikurikirane cyane mumenye neza niba kuko wagiye mu cyiciro cyawe wumva wishimiye cyangwa se mu cyiciro uzabasha kuba wabonera amafaranga y'ishuri hano cyangwa amafaranga mituweli mu Rwanda nyine kugira ngo ubashe kumenya neza kuko niba uri mu cyiciro wifuza hano mu Rwanda. Ndagira ngo by'ukuri iyo niyo ngingo ya mbere turibuze kuganira cyangwa se twaganira no kugira ngo ubashe kumenya neza amafaranga ya mituweli ko agiye kuba yagabanuka hano mu Rwanda. Ndagira ngo tutiziye amagambo tugende ku ngingo yacu ya kabiri twavuze tubize kuganiraho itangazo rya NESA cyangwa se aho NESA imaje gutangaza amatariki y'ibizamini hano mu Rwanda mu by'ukuri kwa banyeshuri bazakora ibizamini bya leta muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ndetse bitegura nyine gukora ibizamini bya leta muri P6 senior 3 ndetse na senior 6. Abo bose mu by'ukuri nuko amatariki yamaje gushirwa hanze y'ibizamini bya leta. Itariki ntayindiro mu by'ukuri nuko bazatangira ibizamini bya leta ku itariki 15 bazabikora icyumweru. Ubwo urumva mu by'ukuri bazabikora icyumweru gusa, ibizamini bibe birarangiye 15 z'ukwezi kwa 7 2026 nubwo abanyeshuri bazatangira ibizamini bya leta. Murumva ko rero abanyeshuri mugomba kwiga neza cyane mushizeho imbaraga kugira ngo mubashe kuba mwatsinda bino bizamini bya leta, kuko NESA yavuze ko ibizamini nyine bisanzwe nkuko musanzwe mukora n'ibindi byo mu ishuri ntabwo bikomeye cyane, ariko mu by'ukuri niwiga cyane cyangwa se nutiga uzabasha kuba watsindwa, ariko niwiga cyane ushizeho imbaraga n'umuhate bizamini uzabitsinda neza cyane. NESA rero komeza kugenda yibutsa cyangwa se ishishikariza abanyeshuri bose ko bagomba gushiramo imbaraga, kuko umunyeshuri utazabona amanota 50 bivugwa ko nyine agomba gusubira gusibira, kuko murabizi ko mumaje kubimenyera ko umunyeshuri utabona amanota 50 amuvana mu cyiciro kimwe ajya mu kindi ntago aba yemerewe kuba yagenda, aba yemerewe kuba yagenda gusibira. Murumva ko abanyeshuri mugomba gushiramo imbaraga kugira ngo byibuze murebe ko mwabona ayo manota 50 kuri diplome cyangwa se no kuri research slip yanyu. Abava muri ubwo ndavuga abava muri primaire bajya muri secondaire mugomba kuba ufite amanota 50, namwe bava muri senior 3 mujya muri senior 4 mugomba kuba mufite amanota 50, ndetse n'abantu bashoje mu wa gatandatu bagomba kuba bafite diplome byibuze amanota 50. Ubwo umuntu utaza ufite amanota 50 nyine mumaje kubimenyera ko agomba kujya gusibira kugira ngo yongere akore cyangwa se yongere azabona amanota 50 amuvana mu icyo cyiciro cyangwa se mu mwaka arimo kugira ngo abashe kuba yagenda mu wundi mwaka. By'umwihariko iryo itangazo nyine leta y'u Rwanda imaje gutangaza akanya by'umwihariko bifatanyije nyine ikigo gishinzwe amasomo hano mu Rwanda NESA. By'umwihariko ndabashimiye twabanye kuva video itangiye kugira irangiye muri abantu bagaciro cyane, ariko niba video wayikunze kora like ndetse utere comment kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu kintu. By'umwihariko video wayikunze kandi like ndetse utere comment kuko ibitekerezo byanyu niba bikeneye. Hanguni kuri Rwanda Update Info turakunda cyane, kandi subscribe ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi n'amakuru nkanga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu wa mbere. Turakunda cyane rero iri rya itangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza akanya rireba buri munyarwanda wese ko amafaranga mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 20,000 akagenda ku 15 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'20 kuba bakishyura amafaranga ya mituweli ibitabagoye. Ndabakunda cyane iri rya itangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza.